deja watangiye bro. So twongere tubasuze mwebwe mukurikiye One Nation TV ndetse na radio. Aba n'abahungu banyu Zubi Comedy. Iki ni ikiganiro inseko yabeza, njye ufashe microphone nk'ubusanzwe amaze kumenya yabayita Fred, umuhungu kaze muri Zubi wo mu diaspora uryoshye kabisa. Narabibabwiye kuva kera mu gihe ndababeshya abatipe muramuzi uburyo baza mu kiganiro mubona uburyo babasa karitse baturukamo murazimenya, niyo nurukamo mukemenya. Rero Rutarama ntago ari ahantu hambaye cyane, ariko niho nduruka yava abantu nyaye nko mbivuga nibyo ngibyo nguyu gashyekero nibyo ngibyo nye. Ariko uyu munsi dutangiranye nshaka kugira ngo kuba tukavuga kuba pastor akantu gatoye, kuko macaka ko buryo ko dutangira twagira akantu kutugira ko umwihariko tuza gusa nkaho twese turi buvugeho ukuntu kuba pastor, sibyo? Cyo kintu umva ngo twaza guheraho tusa abapasiteri rero banze tuzi umupasiteri wanjye nubwo yagiye hanze, ariko bamwitaga Pastor Siriro. Pastor Siriro naramukundaga byatari, gusa icyo namukundiraga ni wa muntu ashoboraga kukuyobora inzira igana mu ijuru nawe atarahagera sha. Ibyo ni itegeko, ni ihame niko. Ariko ngo hari iwacu ukibaza iwacu atangiye kuhazana gute? Imana nikubwira ngo ca ugaca uzaba ufite ikibazo, wamenya uca hariko abantu ugashaka inzira ukayibura, abantu ukayibura neza kandi ngo yakuyoboye inzira igana mu ijuru sha. Ariko njye naje gusanga ahantu hose haba ubundi gender balance, usibye mu rusengero. Hano usanga hari gender balance, usanga nyine wenda usanga nta kazi nyine hano mu Rwanda umugore atakora n'umugabo atakora, nyine birimo biragenda biza sibyo. Ariko nyine umva gender balance mu bamotari, mu bubaka iki n'iki, ariko bigere mu rusengero pastor afata ijambo ngo haleluya amen, urumva haracyarimo men, bagerageze harebe ukuntu hazamo awomen kugira babisaranga. Nyaboneka abapasiteri badukurikira nabo babyumve. Ariko ugendeye ubundi ku magambo y'abapasiteri, nayo ubundi hari abapasiteri ate n'abapasiteri, ugasanga umuntu yitwa Pastor P yirirwa muri studio. Ubwo uri pastor kweri wowe mujye mwita ibintu ngo yarazi ko Imana izamufasha, ariko byaramufashije. Ngiye kake ataza kwita tuvuge Pastor P atari ko ariko ubu nguru ku rwego ari uko basanga ko yise pastor, Imana yaramushyizeho ikiganza avuga ati wa musore we kabisa wa musore nagukunze. Iyo niyo mbise Pastor P. Nkabati Brown ushaka gusanga yeza kwita Padiri Brown, bagusanga amani byari gucamo fresh. Naho ngo byanze wenda nganuze na kafi uwo ni T Brown mubenda byari T Brown. Ariko nge uvuze kuri gender balance, nge ntabwo nakwemeranya nawe ngo gender balance ngira hari impamvu yaje ngo nuko ngo ikintu ngo umugabo yakora ngo n'umugore yagikora, sibyo? Ariko nge ntabwo niko mbibona. Nge nazengurutse ahantu hose, ariko mbabwije ukuri sindabona umugore ucukura wese. Nose ubwo imirimo bakora abagabo urumva umugore ibiro byo bingana n'iby'ipiki, none se arya gutera ipiki nawe bajyanemo. Kandi bavuga ngo gender balance ibyo umugabo yakora n'umugore yabishobora. Niko narabona tubikora. Hari ikintu bavuga ngo ijambo ngo irengagize. Kwirengagiza ko naje kubyemera yuko tusaro muri banyahe umva ari kuzana brage zo gucukura, nibyo ni ibintu byo gucukura. Uwo mukanya numva ndi kuvuga ibiganiro bya Breba mayonnaise ntago bibatungura mvuga amati. Impamvu bazanye ikiganiro nk'icyo nuko hari abantu nzi nyine babikora baba muri quartier zanyu babayeho nabi. Ariko tuse nibyo kare yahoze ambwira, hari n'insengero ubona ahantu ugasanga izina rifite ntago rikwiye kwitwa gutyo, ahubwo ugasanga twarabyirengagije. Rero twebwe n'impamvu turi hano kuri One Nation mu nseko yabeza, yego mu bundi buryo tubivugamo, ariko nanone ntabwo byari bikwiye. Usukumva nitwa Zion Temple, wajya kwa rusengero ugasanga ruri mu gishanga hariya mu Gatenga, iyo ni Zion Temple kweli? Bagakwiye kwitwa Shanghai Temple. Ugasanga urusengero rwitwa ngo umusozi w'ibyiringiro, rwubatse mu Kabandesha, ugashaka umusozi ukawubura neza mu manegeka ya danje. Ariko ngewe ntabwo bijya bintungura, uzarebe simuzi isoko rishya rya Nyarugenge hariya mu mujyi,
kandi rimaze imyaka 10 rikorerwamo nk'iryo soko ni rishyashya Oya, gute koko iryo ni izina ni izina ni barihaye izina zo gute rigahora ari rishyashya Ni isoko buri gihe rishya. baba bari kwamamaza ku bindi bisobanuro ngo mwadusanga mu isoko rishya rya Nyarugenge wajya gusanga ni isoko ririmo amabanke nese ko rya Kicukiro naryo ryuzuye byaruzuye ariko ntabwo bimeze kimwe byose isoko rishya rya Kicukiro isoko rishya rya Nyarugenge kandi irindi rimaze imyaka 8 none ririya ryo mu mujyi ririmo n'amabanke sha umva se ni n'abanyiri ry'igikondo ritema ibigori uziriya ryo mu mujyi uva muri banke runaka uhita ujya nko mu Ndagara kandi sha umuryango wa beka wajyanye n'indagara wegeranye n'Indagara ahubwo nabonye harimo na pampa ngo harimo mani wawe ntabwo tukikwizera mani umuntu uvuga TVA cyayi cyo mu biryo muri TV uvuze ngo iki ngo pamba ngo tebe cyangwa n'ubundi n'ubije avuga ngo tebe oya tebe umuntu wese wakuriye mu cyaro kugira umenye umuntu wakuriye mu cyaro nuko akubwira ujya kumva ngo screen yo mu rugo ngo byagigiza n'ibintu kagiye ikibazo ariko umuntu akubwira ngo teve umuntu ujye umenya ukuntu yakuze n'uburyo yariraga muito usanga bari bazi za tombora bitaga Ericave tombora ariko niba hari abantu baba bakuze uvuze Ericave nibuka ari ibiganiro byajyaga bicamo kuri televiziyo niba uzi ko ako se ni cameraman uri muri atsepfura nabo turi kumwe mu Rwanda ni nyine murashaka kugira ngo twagiye gukora ikiganiro mu bitaro twakoreye mu biro by'umuyobozi ni rya soko rishya rya Nyarugenge babwiraga abadirector bacu umuntu aratsepfura gutyo turi mu kiganiro cy'amatungo turi mu kwitsepfura mu kwavu mwana icyo nacyo ni ikindi kibazo bigomba guhinduka umugani wa Demekaz bavuga ko ibyo biboro bya TV man mu rugo bigeze nyine twigeze kurekarama nyine twari dufite televiziyo twakira dufite utuvorime ku mpande nyine bwira papa ngo tugure televiziyo nyine nini tujye tureba match neza kuko nyine kari gatoya bya hatari man gatoya bya hatari ku buryo niyo bajyaga gutera konti byasabaga ngo tujye mu baturanyi bariho tujya kuyirebera nyine bariho bareri bukomereze urumva ukuntu kari gatoya mwana ibyo bintu mbwiye birasekeje n'ahayituguriye ngira ngo nk'uko muri iki kiganiro kuri One Nation ikiganiro n'inseko y'abeza hari akantu gahindutsemo gatoya ngira ngo murabona ko hari ikoti ryavuyemo hari ikoti ry'icyatsi ariko ubu ngubu ryavuyemo haje isengeri ubundi inseko y'abeza rwose ko tuvuga ku ishati yawe oya njye bamaze kuyimenyera sinshatse kuvuga ko wayiguze uno munsi ubushize naberetse inkweto baravuga ngo ni Samark noneho dore iyo nazaye noneho ariko abantu bose ni abaturage wese ntabwo uri umuturage ntabwo uri umuturage w'u Rwanda se oya njye ndi umuturage ndabyemera babu niwe yavuga neza ngo ni umunyacyaro yigeze kuvuga ngo Fred ni umunyacyaro ngo muri phone ye ngafitemo ngo game yo guhinga icyo gihe ndabyibuka yari yasinze cyane tumubwiye ngo yambaye ishati ngo ya marike ya Tommy yarekana ngo Tommy ngo oya ibyo uri kunsebya nawe urimo urabibona kuri kunsebya usebya umuntu warumva hari unasebya Messi warumva n'umunsi n'umwe bivuga ngo Messi ngo rega ariko noneho menya tuvuye noneho ikiganiro bakoze edit badukoreye camouflage tugenda duhindura nimwumva tugeze no mwibarizo mwiyanga tuboneye sound cya inseko y'abeza anyway ariko twari tugeze muri kagaye kacu ko gusuhuza intashyo none umunsi muratashya abaye icyo nzi cy'abantu oya ariko umuntu asuhuza ariko n'undi asanzwe asuhuza abaye barabazi iyo wabeshye biragaragara oya babandi narabasuje ntago nasubira kubasuhuza reka mbwira abandi nsuje uwo bita Prince ari muri Philippines ikinyafurika yashacyo ntacyo nzi kabisa ubundi nsuje ari muri Amerika bamwita Fred
kugira ngo abantu bari babyumva abantu uri gusuza babuza nabi usuza utangiye guhimba mu kanya urasuza na kefa suze na mama wawe ngo ari mu rugo ngo muri kumwe nawe ngera usuza abawe byaramenyekanye abantu muramusuza njyewe ndasuzonye mani iniga yanjye yitwa James iba muri Cambodia muri Cambodia bavuga Husu Blake Kamara Usumuradara nanjye nko mumenya ko nsuza ngiye murabazi nongere mere kuri Barack Obama uri umuntu wanjye nawe urabizi Donald Trump nago simbuka ni iki tuba twifunze iyo naje aho ngaho urabizi twingwera kaga cyayi sibyo ngaruke kuri Julius Chita uri muri Maroc Julius turi muri Maroc nkumbuye kubona igikara cyawe Julius Chita Chitari muri Senegal ariko sinibaza impamvu ngiye buri gihe ngiye gusuza abantu muza kumfasha kubasuhuza oya Chita bari kumwe Chita jonde yambwiye ngo yagiye Malawi mani gufata dawa ashaka kwiyahura se umuziko ngiyo kwa kuri bya bwa nyine ngo umuntu apfuye hari ajya mu ijuru cyangwa se akajya kuzimu nibaza ngo abantu bari kuzimu burarega tuvuge niba umubyeyi apfuye n'abana arongera kenda gakora famille nagagira agenda cyane ko aravuga ngo nasize abana babiri ku isi ikiganiro cy'aba diaspora icyo kinyarwanda uvuze noneho abantu abaheters batangiye kuturoga mu kiganiro utangiye kujya uvuga amagambo nk'ayo ngaho mu kiganiro abaheters batwinjiriye njye nibaza nk'ukuntu buriya nk'abantu bikuzimu babaye cyangwa se mu ijuru ntabwo bikidegembye ko bashaka ariko n'ikizimu bakomeza gukora bya bintu bakoraga ubu ngubu nk'aba Steven Kanumba bari kumwe na Bob ariko ushobora gusanga icyo tuvuge niba Bob Marley aravuga ngo umustar ageze ibintu bigahinduka cyangwa se kwa kundi umuntu agiye we bwanyu batangiye kumubaza story ase man woje gute se reka dore ngo kuri radio wagiye ejo bundi we radio asanga yajya akate bro nawe uraje se man ntabwo amenye ibintu byabasha naka bounce akanzanye man karankubise karanyica nakagamba niko kama kandi jabona hano nko ku masalo de coiffure nkabona ku masalo de coiffure ngo dufite new style muri ya masura ariho nkabona ariho ba Messi Cristiano nkabona Steven Kanumba afite pink Steven Kanumba ni ya pink ni new style kwe kandi abona hari niba adafite dread afite uruhara hari n'umuntu ugeze kumva ambwira ngo duhuriye mu gatenga arambwira ngo Steven Kanumba ngo asigaye akorera ngo Bob Marley asigaye amukorera ni umukozi wo mu rugo Michael Jackson yagezeho ngo arongera arapfa hari ukuntu iyo ugakomeza zanye sari ufite urapfa rega nabo bakurikiye ikiganiro itirero cyashimuta abantu uzi none Idi Amin Dada ngo bose rwamukubita banze kumwica bose rwamukubita igiti cya danje inkonji none hari njye mani mbabwira ukagenda babeshya hari umutipe wambwiye ejo ndambwira ngo Idi Amin Dada ngagukubitaga inkonji hano ukayishimira hano ukayishimira y'umusaya mani kandi ngo hari kuzimu ngo igipolisi cyabo mani ngo nyine bakoresha cya kera bafite amacumu ubundi ukoresha ikintu cyakugiza umustar iyo ari umustar icyakugiza umustar nicyo ukomeza no gukoresha hari uba Patrick Mafisango agukubita imurundi akamena godi atari kuko mvuze abantu benshi bapfuye njye nabuze n'umuntu uvuga wapfuye erega we wari uzi abasazi nose umusazi yageze ko yaje kandi uziko birise nta musazi ugipfa gupfa mani nese ko ndatajya rwara nese kandi usanga narya ibiryo by'umunyu barya amavoka gusa ibibuto byabo ubundi abantu batajya bapfa cyangwa bari abacukura imvu wapi ari uzi nuza twajya agiye wapi Imana iri bifite imigambi yayo Imana barabitega bati umugambi kugira ngo uzacukura imva ni imigambi ihungu Imana imfiteho umugambi kuba ndi mbogare gutya ameze gutya mfiteho umugambi ngo abakobwa bazankunda ni umugambi Imana imfiteho niba wowe bizwi ngo nyuma y'imyaka 3 ushobora kuba umusazi cyangwa ukabitsindi ikintu ni umugambi Imana ishobora gushyiraho umugambi ugacukura intuzi erega bina bigaragara ariko uzarebe n'abarimu nibajya basaza wa ura n'umwarimu byo beko kantu uvuze akiri umusore ukavuga ngo uriya mpyisi naramwigishije kandi ukabona ni umusore sha kandi uzarebe niyo umuntu abaye umusitari bose bavuga ngo bariganye mwana oya njye none ariko suko umusitari ubaye umuntu wese w'icyamamare
kugira ngo yenda babyumve Umusitari ni uzi ikosa papa yavuze gute? viye tuba twicaye umunsi twari kuba najemo turi kuranga amakuru chief superintendent ngo reba uyu nguyu yicaga inyuma yanjye ngo ari umuswa kubi Abona ngo murusha ngo nzi inyuma mwe namwigisha ariko do ngo amahirwe yarayagize haza n'abantu bafashe ngo umwana ngo umugabo yafashe ihene ku ngufu sinumva n'umuntu umwe avuga ngo uriya muntu ngo twari duturanye cyangwa ngo turaziranye ntabwo wamuvuga uno yamuvukana uramwihakana ahubwo Vio Fred man oya mwana byese gute ugiye nta kuvuga reka tuvuge anko wawe Mbirigi Vio- anko Mbirigi ngo ntabwo agereye amakuru y'imikino ngo ibintu by'imikino ntabwo yabira ntashobora kureba ibintu by'imikino sibyo iyo yahagiye amakuru y'imikino ahita azimya televiziyo yo gukina mugiyemo niba ngo umwana nanjye ngiye mu gukina njyewe amakuru y'imikino ngeze ndi gukina nyabuna mwisubireho ngo mu isi nta mikino kandi twira tubona imikino shaka igikombe cya Afurika mu igikombe isi nta mikino nese ko bavuga ngo amakipe ubivuze by'imikino ko bavuga ngo amakipe ukumva ngo APR ngiri mu cyiciro cya mbere ariko kumva yasohokeye igihugu kandi ubundi tuzi ko umuntu uri mu cyiciro cya mbere niyemewe no gusohoka mu gihugu uzi ko babagaburira amani ukumva ngo baba bari muri VU ubundi umuntu uri mu cyiciro cya mbere bavuga ko ni umuntu uringaniye mu bushobozi n'amafaranga icya kabiri icya gatatu icya kane ni umuntu wawe undi kabisa urenze ariko ukumva APR iri mu cyambere aperi mu cyambere ahubwo ukumva ngo miroplaste iri mu cya kabiri nijya inasohoka ashaka kandi bashingiye ku ejo bundi numvise ngo bajya gukina mani ngo bahura ngo itike bajyana ku kibuga bari mu cya kabiri ubwo ni uko APR agakwiye kuba iri nko mu cya gatanu oya tusasigaye agira improvise mu kiganiro buriya abantu badukurikiye buriya ntiyabuze umuntu wiminyoje turiya tusabuze ibiki Rwanda biri mani na Barca nayo iri mu cyambere sinzi APR nimba iri mu cya mbere kandi ikize ahubwo mani ibintu by'ibyiciro by'ubudehe babisubiyemo babihaye amazina meza nimba ari ntabwo mbyibuka mani niyo nabivuga gusa mani sinzi urubyiruko rw'iki gihe niko rusigaye rubayeho mani uzarebe ntabwo bakimenya n'amazina y'abayobozi batuyobora baba bazi umwe gusa perezida wacu ari kujya kubaza minisitiri w'intebe ugasanga ntabwo bamuzi gusa ariko wabaze nk'iniga y'Inyamirambo minisitiri w'intebe yitwa arakicaye se yarahagurutse Nyamirambo baragowe abantu b'Inyamirambo kugira ngo bazabaze ibintu bya politiki niyo mpamvu One Nation iriho niyo mpamvu twayijeho nyamuneka abantu b'Inyamirambo muza nka minisitiri w'intebe bamwita Edouard Ngirente ya oya bagomba kubimenya ko hari niho n'abajenda amazi minisitiri w'intebe nk'uko wari ubivuze barambwira ngo yitwa Haruna Niyonzima n'imbirigi anyway ijambo rya nyuma dusoza jambo ya mameke nyabuna tunashukuru asena kuntwara dusenga sababu waje ni ibibazo baba wangu kutoka mbinguni iyo ni indirimbo mani jina lako litukufu Ekere nimwatora tukitahirara bisi nizo wana ko mbona iyi mikoro niba ari uko naje nariye niba byagenze bite ntaho mbizi subscribe aya basaba abantu dukwiye amaze kumenya subscribe n'utarayikora yagabwiye na mugenzi ati kara akantu kumutukara aho hasi aho ngaho gakora subscribe kuri One Nation ariko hari telefone zitazizima mwana kakava oya na nyuma yayicomeka kaza kubikora nk'umuntu umusaza tuzatunabana amavideo uri kubibutsa bari babizi se uyu kijyo bari bazi cyangwa uribwo bibabwiye n'itangazo utanze navuga mwebwe tubibutsa ko wibutsa abandi mwebwe ko tuzaza tubaha bariya amavideo watwibutsaga wowe ahubwo tuzatuba amavideo ariko sinyika ko bari kureba audio ibi bari kureba se audio nabyo se video okay fine ndari kwereka abantu abantu ndi kuzamura mu kiganiro nabo bashaka kugira abantu berekane ko bakiri abastagere ku rwego rwo hasi naje hasi nsa nka chita oya hasi baherekane tuse bahita bakora ubushize inkweto werekanye bayi bari amafaranga
iyo werekanye none irajya muri mayinazi kuko erega ita agaciro bitewe n'uwo muri kumwe si ubizi se na telefone n'umuntu atagaciro no bayita Nike. Nike Izi ngizi nizo bajyana mu myitozo iciriritse. uziko duse ducyo kora izo nkweto zaba zijyana guteka mwana. Oya uko utazi ibintu bya football zino ntabwo wazimenya. Eh, Zino zimenywa n'abari. Ubundi hari abakinnyi kera bavugaga izina ugahita uvuga Mutombo Gove uramuzi? Abasi Rasu, oya Jano Witakenge. Kasusula Muyambola Mazani Chachara uwo uramuzi Ndamuzi. eshana nubwo abo mukiri n'abandi n'imfatanyije Chachara araba. Kasusula Muyambo Jean Damascene Ubundi yitwaga Muhima Muyambo. ariko sinabwo hari abantu baba ari bakurusha hari abantu ushobora kumenya imyaka bitewe n'ikiganiro muragirana mu kiganiro ukagenda wumva imyaka ye kumfatanya kuvuga ngo za tere detante ubu yizute Teredetante nawe utayizi man. niba uzi desanime ya Samba isamba na Sandri ahubwo haje indi version yayo man. Cyangwa Simba. okay Simba. iyo version yayo mugende muyishake muyirebe umva se iyo version yayo mugende muyishake muyirebe iyo desanime ya Samba ni nziza cyane Oya Simba wakinnye. se Simba Ariko Samba man irimo batogume. Nanjye ndasuhuza abakinnyi b'igikondo bakina nyine ari abavetera harimo abo bitwa Bazikusi. Ibambasi. Ibambasi nagakina amani. jewe by'uyu munsi byari ibyo umuhungu ni Fred none nk'ibisanzwe mwabizi njye abantu mbasiga muri studio bagasigara bavuga Wagenda mwese mwagenda n'ubundi bino bazabikata.